N'amakuru agendanye n'intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Kongo ikomeje guhuza inyeshyamba za M23 nanone na kandi ari kurwana no ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ngo ndavuga igisirikare cyabo FARDC n'abaturage bishyize hamwe ndetse nanone wazalendo ngo barwanire igihugu cyabo n'igihugu cy'u Burundi cyagiye kubungabunga ubutumwa bw'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone kandi intambara nanone ishingiye ku Rwanda n'inyeshyamba za M23 ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nanone leta zunze ubumwe za Amerika kwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ubwo ni Rwanda, kwa Tshisekedi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kwa Sultani Makenga kuri M23 no kwa Bakorera Nanga, nanone kandi no kwa Perezida Donald Trump muri leta zunze ubumwe za Amerika. Imisi ya kuri 30 irashize ingabo z'u Rwanda za RDF zisabwe kuva ku butaka bwa Kongo uhereye ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa karindwi, nyamara rwose zanze kuhava. Ubwo rero imisi ya kuri 30 irashize kuko uyu munsi kino kiganiro gikoze turi ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa munani 2026. Umakuru yacu yaduhere ku itariki ya mbere ndetse muri Kanama no mu kwezi kwa munani kugeza muri no mwaka cyangwa se muri ku itariki y'uno munsi ku itariki 15 hashize imisi igera kuri 15 dutangiye ukwezi kwa munani. Mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu rero biracyakomeye, nibwo nanone kandi hari ibiganiro by'amahoro biri gukorwa ku mpande zombi. Nako leta zunze ubumwe za Amerika nazo zikomeje kwijanika leta y'u Rwanda ya Kigali mu byo bashinja leta y'u Rwanda harimo no gusuzugura, kwanga kuvana abasirikare b'u Rwanda ku butaka bwa Kongo, none no kubahiriza cyangwa se kwanga kubahiriza ibikubiye mu masezerano. Nubwo leta y'u Rwanda ku munsi w'ejo ku itariki ya 14 bahuriye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Burusiya, ariko nanone ukibaza ni gute M23 yafashwa n'u Rwanda, u Rwanda rukaba rujya mu biganiro mu kuvugana M23 kandi abayobozi bayo rwose bagaragara bavugana M23. Ibyo nanone kandi bigakomoka ku magambo yavuga ejo Gatito Rutaremera, umwe mu basaza barwanye cyangwa se babaye mu FPR Inkotanyi, nanone kandi cyitwarano ugiye yashingwaga kugeza ibaye na FPR Inkotanyi no gufata umwanzuro kuza kugaba ibitero mu Rwanda ku itariki ya mbere ukwakira mu mwaka w'1990. Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse ibintu nanone biracyakomeye cyane nubwo akiri gufatwa izindi ngamba ziri gufatirwa rero Perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'inyeshyamba za M23 n'abandi bayobozi bose b'u Rwanda bagiye bafatirwa ibihano mu bihe bya mbere. M23 izwi nka AFC 23 iracyagenzura ibice binini cyane byo muri North Kivu no muri South Kivu, mu gihe nanone ibiganiro hagati yayo na leta ya Kongo bikomeje ndetse nanone binyuze nanone mu nzira za Doha. Ariko muri Kanama 2026 hari ibintu byishya nanone byatangiye nanone kugaragara ku mpande zombi nanone zishaka nanone nibura gushyira mu bikorwa bimwe nanone mu byo zumvikanye kuva Kigero bintu none by'ingenzi cyane cyabaye. Leta ya Kongo yashikirije M23 ifungwa 15, igikorwa cyakozwe hifashishijwe International Committee of the Red Cross ACRC. Ariko ikibazo gikomeye ni iki ngiki, ese none ibingibi rero ni intangiriro none y'amahoro none cyangwa se none nagahenge gato mbere y'intambara? Kugeza rero muri Kanama 2026 M23 iracyafite ubasha rero mu bice binini cyane byo muri North Kivu na South Kivu. Ibikomeza none gutera impungenge kuko nanone M23 yafashe Goma na Bukavu mu mwaka 2025 kandi none kugeza ubu ayo maboko yayo rero ku butaka ndetse nanone narahinduka burundu. Bivuze ko nanone ingabo za leta zikiri mu gihirahiro, bivuze ko nanone nubwo nanone hari amasezerano y'amahoro, ikibazo rero cy'ubutaka n'ubutegetsi mu bice M23 igenzura kikiri hagati, bibazo nanone bikomeye cyane. Kimwe mu bintu bikomeye cyane rero biri gukorwa rero na Doha Peace Processes, aho leta ya Kongo na FC 23 rero baganira rero ku buryo nanone bwo guhagarika intambara. Nanone Qatar ikomeje none kugira nanone hari cyane mu bahuza mu nama ya gatandatu y'akanama gakurikirana ndetse n'amasezerano y'amahoro hagati ya Kongo n'u Rwanda, Qatar, Amerika, Togo na Afrika yunze ubumwe. Nanone bakomeje gushishikariza none impande zombi gukomeza ibiganiro bya Doha. Ibikana none ni ingenzi cyane kuko nanone bigaragaza ko nubwo nanone intambara itararangira ndetse nanone inzira za diplomasi rero itarafungwa, nanone bigateza icyizere nubwo nanone leta zunze ubumwe za Amerika zisigaye zarabishizemo intege nke nyuma yo kuvuga ko nanone leta y'u Rwanda yabasuzuguye. Ku itariki ya 7 Kanama 2026 habaye igikorwa nanone cy'ingenzi cyane. Leta ya Kongo nanone kandi yarekuye abantu 15 bari bafunzwe ibashikiriza umutwe w'iterabwoba M23 ACRC. Nanone kandi nanone yifashishije rero n'iyimurwa ryabo. Abo bantu kandi bavuye mu mujyi wa Beni banyura rero muri Uganda, nyuma bashikirizwa AFC 23 mu gace ka Rusuru. Iki rero ni kimwe rero mu bikorwa nanone bya mbere bifatika byo gushyira rero mu bikorwa ibyo nanone impande zombi zari zarumvikanyeho mu nzira y'amahoro.
Gushyikiriza M23 imfungwa 15 ntabwo bivuze ko nanone intambara yarangiye, ariko nanone ni ikimenyetso gikomeye. Impande zombi kandi zari zimaze nanone igihe ziganira ku mazina y'abagombaga kurekurwa. SRC yavuze ko nanone kandi yizeye ko igikorwa kizafasha imiryango yari imaze igihe itabona abayo. Mu yandi magambo, hari ikintu gito nanone cy'amahoro cyabaye mu gihe nanone intambara igikomeje. Nubwo imfungwa 15 zarekuwe, leta ya Kongo yakomeje gushinja FC23 n'u Rwanda gukomeza ibikorwa byangiza agahenge. Ku rundi ruhande nanone u Rwanda rukomeje nanone guhakana nanone rushyigikira M23 mu buryo barushinja cyangwa se mu byo rushinjwa. Restaurants yatangaje ko RDC na Loni n'ibihugu rero byo mu burengerazuba byagiye bishinja u Rwanda none gufasha M23 n'ingabo cyangwa se intwaro, mu gihe Kigali yo ibihakana. Ni nayo mpamvu nanone ikibazo cy'u Rwanda na Kongo kigikomeye cyane batajya bumvikana. Ikindi kibazo nanone gikomeye hagati ya Kigali ndetse na Kinshasa ni FDLR mu masezerano ya Washington DC. Ikibazo cyo guhangana na FDLR ni kimwe rero mu byashizwe rero imbere kugeza ubu. Uburyo FDLR igomba nanone kurandurwa no gushyirwa rero mu bikorwa by'amasezerano bikomeje kuba nanone ikizamini gikomeye cyane ku mahoro. Raporo nshya ya Loni cyangwa se raporo nshya yo muri Kanama 2026 ivuga ko nanone icyitwa disarmament cyangwa se disarmament ya FDLR iri kubaka kimwe cyangwa se iri kuba kimwe nanone mu bipimo bikomeye, ndetse nanone bizagaragaza niba nanone amasezerano ya Washington DC azashyirwa mu bikorwa koko. Ku rundi ruhande rwa Kigali nanone ikibazo cya FDLR gikomeza nanone kugaragazwa rero nk'ikibazo cy'umutekano w'u Rwanda. Amasezerano hagati ya Kongo n'u Rwanda yashizweho none umukono na Washington DC mu mwaka 2025. Intego yari gushyira none ihereze ku ntambara no gutuma impande zombi zigabanya ibikorwa bya gisirikare, ariko kugeza mu mwaka 2026 ishyirwa mu bikorwa ryayo riracyagenda gahoro. Nanone mu nama yabaye muri Kamena 2026 impande zombi zongeye kwiyemeza rero gushyira rero mu bikorwa amasezerano, kugabanya ubushyamirane no gukomeza none uburyo bwo kugenzura niba ibyo bumvikanyeho byubahirizwa. Kimwe mu bibazo nanone bikomeye biri ku meza ni kuvuga no kuvana ingabo z'u Rwanda rero mu burasirazuba bwa Kongo. Amasezerano y'amahoro ateganya ko nanone ikibazo cy'ingenzi cy'u Rwanda n'ingabo z'u Rwanda zigomba nanone cyangwa se ingabo z'u Rwanda zigamba zo kwirwanaho ku amasezerano y'amahoro ateganya ko ikibazo nanone cy'ingabo z'u Rwanda n'ingamba zo kwirwanaho kigomba gukemurwa, ariko ishyirwa mu bikorwa nanone ry'ibi nanone biteganywa n'amasezerano ndetse nanone riracyari impaka. Kigali ivuga ko nanone umutekano wayo ugomba kubanza kwitabwaho, cyane cyane ikibazo cy'imitwe nka FDLR. Kishayo isaba ko nanone ingabo z'u Rwanda ziva ku butaka bwa Kongo. Ni kimwe mu bibazo bikomeye cyane bishobora rero gutuma nanone amahoro atinda. Amerika kandi na Loni byagiye nanone bivuga ko nanone u Rwanda rushyigikira M23. Mu ntangiriro ya Werurwe 2026 Amerika yafatiye ibihano Rwanda Defense Force n'abayobozi bayo bane bakuru b'ingabo z'u Rwanda ibashinja RDF gufasha gutoza no kurwanana n'inyeshyamba za M23. U Rwanda rurabihakana. Muri Kamena 2026 Amerika yongeye nanone gufatira ibihano abantu n'urwego rw'ubucuruzi bifitanye nanone isano n'igikorwa cy'amabuye y'agaciro. Ivuga ko nanone ayo mafaranga afasha inyeshyamba za M23. Nanone kandi byerekana nanone ko ikibazo cy'u Rwanda na M23 kitari ikibazo cy'igisirikare gusa, cyabaye nk'ikibazo nanone cya diplomasi, ubukungu n'amabuye y'agaciro. Ibice M23 igenzura bifite nanone amabuye y'agaciro nanone menshi cyane nka Kokota. Amerika ivuga ko nanone M23 yafashe ibyo bice birimo rero ahantu h'ingenzi mu bucuruzi ndetse n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kandi nanone ko nanone ikibazo cy'amabuye y'agaciro kikiri impamvu zituma nanone impamvu zituma mpuzamahanga ikurikiranira hafi intambara. Muri Kamena 2026 cyitwa Tresha ya Amerika yafatiye ibihano umuyoboro rero w'abantu n'ibigo. Nanone kandi yavuze ko nanone byakoreraga ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro ava mu burasirazuba bwa Kongo anyuzwa mu Rwanda, bityo nanone amahoro muri Kongo nanone bityo rero amahoro muri Kongo ubu afitanye rero isano n'ikibazo cy'umutekano ndetse n'ubukungu bw'amabuye y'agaciro. Ubwo nanone ibiganiro bya Doha na Washington DC bikomeje, ndetse nanone abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo baracyahura n'ingaruka zikomeye cyane z'intambara. Kongo nanone ikomeje kujya nanone umubare munini cyane w'abimuwe ndetse mu byabo. M23 iracyagenzura ibice binini cyane, mu gihe nanone indi mitwe nanone nka ADF nayo kandi ikomeje kugaba ibitero
urugero nko ku itariki 8 Kanama 2023 abarwanyi ba ADF bakekwaho kuba none bafitanye isano na Islamic State bateye agace ka Banana Ecole hafi ya Mombasa bica nibura abantu 13 kandi batwika ndetse banasahura amazu. Ibi rero bitwibutsa ko M23 atariyo imutwe witwaje intwaro yonyine iri muri Kongo. Nanone kandi ku itariki ya 14 Kanama 2023 raporo y'umutekano nanone ku ntambara yo muri Kongo yagaragaje ko nanone M23 yari yirukanye umwe rero mu bagize rero uruhare rwa leta ya Kongo muri mekanizme ndetse nanone ihuriwe kugenzura nanone iriyubahirizwa ry'agahenge. Nanone kandi u Rwanda bavuze ko nanone rwari rumaze nanone gusubiza mu gihugu cyarwo hafi mu nzu zirenga 300 zaturutse muri Kongo. Ibi nanone byerekana ko nanone nubwo nanone hari ibikorwa byo kubaka icyizere hakiri nanone n'ibikorwa bishobora no gutuma impande zongera gushyamirana. Biracyagoye rero kuvuga ko nanone intambara yarangiye. Hari ibimenyetso byinshi cyane. Imfungwa 15 zashikirijwe M23. Ibiganiro bya Doha birakomeza. Qatar na Amerika na EU baracyashingira rero inzira y'amahoro. Baracyashigikira inzira y'amahoro. Kongo n'u Rwanda bakomeje nanone kuvuga ko nanone bazashyira mu bikorwa nanone amasezerano ya Washington DC nubwo nta gisubizo biri gutanga. Ariko nanone hari ibimenyetso biteye impungenge. Nanone iracyagenzura ibice binini cyane bya Kivu. Hari ibirego nanone by'uko nanone agahenge katubahirizwa. Ikibazo cy'ingabo z'u Rwanda zikiri muri Kongo, ikibazo cya FDL ntikirakemuka, ikibazo cy'amabuye y'agaciro gikomeje kugorana ndetse bashinja u Rwanda kuyasahura. Abaturage baracyahunga kandi imitwe yitwaje intwaro iracyatera. Kuva ku itariki ya mbere Kanama kugeza ku itariki ya 15 Kanama 2026 inkuru ya Kongo na M23 rero n'u Rwanda yemwe nanone ibintu ndetse bibiri bisa nanone bivuganye bisa nanone nibivuguruzanya. Ku rundi ruhande rero hari n'intambwe nshya cyane y'amahoro yo ku itariki 7 Kanama ndetse nanone Kongo yashikirije rero FC23 nyine babarwanya bayo. Ku rundi ruhande nanone amakimbirane aracyakomeje. M23 aracyagenzura ibice binini bya Kivu ndetse ibirego rero byo kutubahiriza agahenge nanone biracyavugwa. Ikibazo nanone cy'ingabo z'u Rwanda na FDLR nikirakemuka kandi nanone ibihano mpuzamahanga ku Rwanda n'abantu bafitanye isano na M23 byo birakomeje kwiyongera. Ikibazo gikomeye rero ngubu ni kimwe: ese nanone irekurwa ry'ifungwa 15 rizaba intangiriro y'amasezerano akomeye y'amahoro cyangwa se nanone rizaba nanone igikorwa nanone kidahagarika intambara? Kugeza ku itariki 15 Kanama 2023 ibimenyetso byerekana ko amahoro akiri mu nzira ariko nanone intambara itararangira. Umutwe rero no kugira rero inama gukoresha rero umutwe ntako nihaganire nari mbivanze. Intambara icyakomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza ubu. Ibirego byo ku Rwanda byo biracyakomeje gushinjwa gufasha inyeshyamba za M23 mu gihe u Rwanda rwo rukibihakana. Nansi w'iki kintu kiganiro cyo kuri uyu munsi wa none Imana ibe byo kurya amafaranga n'ubuzima buzima.